This is Gospel Moment with David. Ndabasuhuje. Iki ni ikiganiro Gospel Moment with David. Akaba ari nanjye tugiye kubana. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe umumaro w'isengesho mu mibereho yacu. Reka dutangirane n'isomo dusanga mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 26. Haravuga ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ariko umwuka ubwe ni udusabira aniha iminigo itavugwa. Mu bigaragara ntago mwene muntu cyangwa se umuntu wacumuye afite gusenga isengesho bitunganye ku buryo ryakumvikana neza imbere y'Imana. Ahubwo umwuka wera ni udufasha kumvikanisha neza ibyo dusaba imbere y'Imana. Ushobora kuba uri kwibaza uti ese gusenga ni iki? Kuki ubundi tugomba gusenga? Mu by'ukuri gusenga ni uburyo bwo gushaka Imana binyuze mu kuyiganiriza, kuyiramya, kuyishimira ndetse no kuyisaba ibyo dukeneye byose. Naho ku mpamvu dukwiriye gusenga, reka twifashishe amagambo ari mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 17. Haravuga ngo musenge ubudasiba. Mu magambo make rero, gusenga ni isoko y'imbaraga z'umukristo kuko biduhuza n'Imana, biduha amahoro, bikatuyobora kandi bigatuma tugira ubuzima bwuzuye ukwizera ndetse n'ibyiringiro. Muri Bibiliya tubona ingero nyinshi z'abantu benshi basenze Imana bari mu bihe bikomeye kandi Imana irabumva isubiza amasengesho yabo. Muri bo twavuga nka Daniyeli. Daniyeli yari umuntu wakundaga gusenga ndetse nubwo byari bitemewe muri icyo gihe, yakomeje gusenga Imana ye inshuro 3 ku munsi nk'uko tubisanga muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10. Ibi byamurinze igihe yajugunywaga mu rwobo rw'intare, Imana iramukiza. Tubona kandi Dawidi umwami yari umuntu wagize ubuzima bw'amasengesho menshi. Yaririmbye zaburi nyinshi zuzuye isengesho, asaba Imana kumuyobora no kumurinda abanzi be. Niyo mpamvu Imana yamutonesheje ikavuga ko ari umuntu uhuje n'umutima wayo, uko tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 umurongo wa 22. Tubona undi muntu kandi witwa Ana cyangwa Hana. Ana yari umugore utabyara ariko yasenze Imana igihe kinini asaba umwana. Imana yaramwumvise imuha umuhungu amwita Samweli, wabaye umuhanuzi ukomeye. Uko tubibona mu rwambere rwa Samweli igice cya mbere umurongo wa 10 kugera ku 20. Uretse kandi aba na Yesu ubwe yahaye agaciro gusenga cyane. Yakundaga kujya ahantu hiherereye agasenga nk'uko tubona muri Luka igice cya 5 umurongo wa 16. Ndetse mbere yo gufatwa no kubambwa yarasenze cyane mu busitani bwa Getsemani nk'uko tubona muri Luka igice cya 22 ku murongo wa 39 kugera kwa 44. Ibi byamuhaye imbaraga zo kurangiza umurimo we wo ku isi. Nk'uko rero tumaze kubibona, gusenga ni uburyo bwo kubaho. Ni igikorwa kigomba kubaho buri munsi, si umunsi umwe gusa, ahubwo bigomba kuba umuco. Ibi bizatuma imibereho yacu yose ihuzwa n'Imana, bityo bizadutera kugira amahoro yo mu mutima hamwe n'imigisha ituruka ku Mana. Reka twese Imana idukundishe gusenga ubudasiba mu izina rya Yesu.